tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora. Imana ihabwa icyubahiro kubw'uyu munsi. Cuje abantu bose bakurikira Urugendo TV bari mu bice bigiye bitandukanye. Hari abantu badukurikiye bari mu Rwanda, mu turere twose ndetse no mu mujyi wa Kigali, abadukurikiye bari mu Bujumbura, Burundi, abari muri Tanzania, Kenya, Uganda, ibihugu byose bya Afrika. Abantu batwereka ko bakurikira Urugendo TV, ntibagiwe n'abantu bari diaspora. Mwese Imana ibaho umugisha. Ugiye gufungura iki kiganiro n'umugisha ku muntu wese ugiye kukireba. Murabizi ko buri munsi rababwira ngo urugendo rwacu rukomeje mu bice bigiye bitandukanye. Nkuko turi mu bihe bitoroshye, tugomba no kwakira abakozi b'Imana kugira ngo bakomeze kudufasha muri rwa rugendo turimo, badukomeze baduha imbaraga kugira ngo tuzagereyo amahoro. Nitwa Sam Gakire, ndi kumwe na Jerry ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho, dukomeza urugendo rwacu. Yesu ashimwe mutumishi. Uhita wibwira abadukurikiye. Nitwa Imana Wirarisi. Ni umupapa mfite abana bane n'umudamu. Nitwa Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste, nkunda Imana. Imana ibaha umugisha. Ndavuze ngo abakozi b'Imana, buriya se ntago byaba byiza tuvuze ahantu dukorera umurimo w'Imana? Nkorera mu itorero rya ADPR ku mudugudu wa Murambi muri paroisse ya Nyanza. Nkorera umurimo. Nanjye ni muri ADPR muri paroisse ya Rukiri. Akiri abarokore banyabo. Ejo nari ndi kubivuga. Ndi kuvuga ngo abantu bajya bavuga ngo abantu bo ba ADPR babigira intambara. Ariko nkavuga ngo nicyo mbakundira. Ukuntu babigira intambara, gukora tuvuze ku bakobwa bo muri ADPR ngo ukuntu baba bambaye ngo amajipo maremare, bapfutse imitwe, mbega ahantu hose ubona ko nyine ari umu ADPR niyo wamubona ari kugenda. Abantu bamwe bakavuga ngo babigira intambara, ariko abandi bakavuga ati nibyo byiza cyane. Ngarutseho inyuma gato, hari nk'umuntu nshaka kugira amatsiko yo kumva izina Ntambabazi rifite inkomoko. Rirayifite. Impamvu rifite, data watubyaye nawe yitwa Ntambabazi, ariko nawe yaryiswe na sogokuru cyangwa se, kuko mu mateka tubwira ko sogokuru yabyaye abana 10 bose bapfa. So data wa 11 rero ahita avuga ngo urupfu ntirugira iki imbabazi. Noneho n'ababyaye abana b'abahungu agenda bita ba Fisi Ntambabazi, Fisi Ntambabazi, anagiye rubana kweho Fisi sigarana Ntambabazi. Wanga abana bose yari afite n'abahungu tugera kuri 20 twe tukaba Ntambabazi, malgré ko batakiriho kubera genocide. Ariko nvuga ngo abahungu bose ni ba Fisi Ntambabazi, kuko data n'umugabo washizeho agatege ashaka abagore 7 abyara abana benshi cyane. Ariko ndashimira Imana ko karande ya data itankurikiye. Ngiye mfite umugore umwe, mfite n'umwana, nawe mwese muri abana banjye. Kandi numva nyuzwe, kandi ncyabindwa ngo karande irakurikirana ngewe ya nzagumana uwo ngo. Kandi njya nsaba Imana ngo aho kugira ngo ushake umugore wa kabiri, napfa mbere yuko we akazashaka, kuko sinkeneye ko ibya data binkurikira. Okay, niko bimeze. Mpise nanibuka akantu abantu bose bari kureba iki kiganiro, ngo wenda arabasanzwe bakubona mu bitangazamakuru bitandukanye. Hari akantu wavuze ngo umuntu umurokore cyangwa se undi muntu urindiriye isezerano ry'Imana ari mu byaha, ameze nk'umuntu ngo uri gutegera indege Nyabugogo. Kubera iki? Impamvu nabivuze, nta na rimwe indege iragwa Nyabugogo. Nta nubwo ushobora kujya muri alimentation ngo wakisima, kuko ntihaba. Rero kwicara ukitwa umurokore ugafunga bya bitambaro watubwiraga, amajipo maremare, abandi bakabituwe n'idini asengeramo, akabwira ngo Mana ngo nsubiza ngo ndindiriye isezerano. Uwo muntu ukora ibyaha ntibikunda, kuko buriya biravuga ngo iyo utegereje umuntu hari condition. Rero hari abarokore benshi babwira abahanuzi ngo baravangiwe, ngo ntibagihanura, ngo ibintu bya kumbisa. Ntabwo ari abahanuzi bavangiwe, si n'Imana idasubiza. Tugomba gushingira kuri Yesaya 59:22. Haravuga ngo dore ukuboko kw'Imana ntikwaheze kurewe gukiza, no gutuma Imana ntikwapfuye, ahubwo ibyaha byacu
ibyo yadutandukanije bituma twima amaso. Rero abantu benshi barihenda ati ngiye mfite isezerano, kumbe bamureba ugasanga ategereje kuzajya gushakira inyama muri kenkayo, cyangwa ukazabona agiye gutegera ubwati Kanombe. Ntibishoboka, ntabwo biba. Ni umuntu uzi icyo ashaka ariko atazi aho agishakira. Si muri abo magambo ashaka gusobanura. Ni wa muntu ushobora gukenera avuga ati byose nkumbuye kumva nagura amata, akajya kuyashakira muri busheri. Busheri barabaga. Ni nko wajya gushaka inyama muri leta. Bishatse kuvuga ikiro mukozi w'Imana turi kumwe, abantu nibareke kujarajara mu by'Imana. Buri muntu abo mu Kristo abo wejeje mu itorero arimo, kandi ikindi niba ashaka ko Imana imusubiza nagumane n'Imana. Hari ikiganiro nakoze ubushize ndababwira nti ni gute umuntu yakwirirwa muri Iran agashaka kujya kurara muri Israel, tuzi ko bizirana. No kuvuga rero iki kintu abantu bakikuremo, abakeneye umugisha bushaka kwa ba nyina na ba se na ba se, ariko niba ushaka icyo twita benediction divine, umugisha uva mu ijuru, ugomba kubukijijwe. Rero bashaka gutegera indege Nyabugogo, abandi ashaka kugurira isima muri alimentation, barashaka imisumari muri farumasi. N'abantu bazi icyo bashaka ariko batazi aho bagishakira. Nicyo nishatse gusobanura. Murakoze cyane. Ko nanjye ndagasobanuye kuko nabonye bagakasema ariko gace nabonye gatrending, ubwo niyo mpamvu nengeza amahirwe yuko mpura nawe kugira ngo mbikubazeho. Welarisi, ku murimo w'Imana ukora umazemo igihe kingana iki? Niki kintu ubona kigoranye? Umurimo w'Imana nkora wivuga butumwa cyangwa se gusengera abantu, njye nawe tangiye mfite imyaka 15. Urumva ko mazemo igihe, ndakuze ubu ngubu maze kugira imyaka 35 kandi ndacyakomeje. Gusa nyine umurimo bamwe intambara, bamwe ibigeragezo, bamwe ibintu byinshi, bamwe amashyari, ariko nanone Imana igenda idushoboza muri urugendo. Ingendo ibana natwe ikadukoresha iby'ubutwari, kandi turacyakomeje. Uvuze ku kintu cy'ubuhanuzi ndabigarukaho cyane, ndakunda kubibazaho cyane kuko njya mpura nabyo cyane, n'abantu nyine babifata ukundi kuntu. Abahanuzi bakunda guhura, reka mbivuge gutya, ubuhanuzi abantu byagiye bibacanga mu mutwe cyane cyane. Ndavuga aho wenda hagiriyeho ibi bintu by'ama YouTube, abantu kwigisha binyuze kuri YouTube. Hari nk'igihe uzana umuhanuzi akigisha ukumva nk'abantu bakora iki kiganiro ndetse baravuga ngo nawe ngo ni babandi. Abantu baraza gutandukanya ute wa muhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma? Ubwo nicyo kintu mugiye kuntandukanyiriza. Uraje umbwira uko ahantu abantu ushaka kubatandukanyiriza na pastor na warambwira. Urakoze cyane. Ahantu umuhanuzi w'ukuri n'uw'inyuma batandukanira ni ku mbuto. Imbuto ubundi biraba ngo uzamenyera ku mbuto zabo. Umuhanuzi nagusengera rimwe, kabiri, gatatu, bwa gatatu uzamenya uwo ari we uko byamera kose. Kandi abadukurikiye ku umuntu hanura ntibivuze ko atagira amanyanga, ahubwo ikintu kikenewe ni imbuto agomba kuba afite. Ku umuhanuzi ni kimwe, kuko wenda na mushumba aza kudufasha. Umuntu ashobora guhanura yaraguye, kuko Imana ntiyisubiza impano yahaye umuntu. Icyo abantu bakwiye kumenya nuko nimba umuntu aguhanuriye, kuba yahanura ibintu by'ibitangaza, hakurikiraho n'imbuto. Imbuto afite ari kwera muri icyo gihe, kuko niba ukoze Imana ugomba kugaragaza n'imbuto ufite. Bibira ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Murakoze. Arakana vuzeho kagiye guhita gatuma mpita nkubaza iki kibazo. Ugiye kubimbwiraho wenda nawe umbwira icyo byumvaho, no uhita unambwira abantu batumva ibijyanye n'ituro ry'umuhanuzi. Ni ryari ituro ry'umuhanuzi ritangwa? Wanyemerera ngasubira inyuma gato nkunganira umuvandimwe kugira ngo abantu tubisesengure. Ubundi ikintu cya mbere, abahanuzi nyabo tubarebera ku mbuto zabo. Ubwo ariko iyo ni discipline y'umuntu mu kubaha Imana. Ikindi tubarebera ko ibyo bahanuye bisohora. Aramutse guhanuriye warangiza ukajya mu byaha ntibisohore, bya bintu byo wari uri kuvuga mu kanya, aguhanuriye akakubwira ati hari ibintu abonye ari nabyo, ukajya mu byaha amasezerano yawe agahagama.
bigenda ute? hari ibintu ukwiye gutandukanya bibiri. Ikintu cya mbere biranasobanuye ngo umuntu utegereje Imana afite isezerano, hari umuntu wizera akanasenga akumva Imana izabimukorera ntawamuhanuriye, ariko burya icyo Imana yavuze igihagararaho. Abantu bakwiye kubitandukanya. Ngiye nshobora kugira ibyiringiro kizanyubakira izangirira gute, nta n'umuhanuzi umpanuriye, kandi Imana we ikankorera icyo niremeye umutima wanjye. Ariko hakaba n'igihe uzasome ngira ngo ni Samweli, igitabo cya Samweli cya mbere, aho Imana yahindukiye ibwira Eli babaye cyane kubera ko abahungu be nabo barabatambye ngo barangije ngo bazinura abantu kongera kuza gutamba kubera kubambura amaturo, ubundi bamara kubaga bagashaka inyama nziza kandi bitemewe, ngo abantu bazinuka inzu y'Imana. Noneho Imana itituma witwa Samweli amubwira ngo genda ubabwire ngo mpinduye isezerano, nari naravuze ko nzabana namwe ariko ntibiri muhanuzi mwene wanyu. Burya Samweli ntahuriye no kwa Eli, nubwo nakomoka mu bwoko bw'abatambye ariko ntaho bari bahuriye. Noneho ngo nzakumaraho abana b'abahungu, ndetse n'uzasigara iwanyu azajya asaba umutsima. Imana ibakura ku butambyi irabareka hashira imyaka igera muri hafi mu myaka igera nko mu 200 n'indi, aribwo umutambyi wa nyuma wari usigaye witwa Atari, wari waratorotse mu gihe Sawuli yicaga abahanuzi, aribwo witwa Salomo yamwirukanye mu butambyi. Aramubwira ngo sinkikwishe kuko wajyaga ubana na data mu miruho uheka n'isanduku, ariko ndakwirukanye. Ibaze kuva ku ruhimbi ukajya kuba umuhinzi. Ibyo nabyo Imana yabikora. Ariko ikintu ndeba nashavuga ku bahanuzi byo ni ikintu tukwiye kwitondera. Icya mbere ni nayo mpano iri powerful burya. Icya mbere habanza ubuhanuzi, kabiri hagakurikiraho ijambo ry'Imana. Ariko kuba kunda Imana habanza ijambo hagakurikiraho ubuhanuzi. So abantu babigize inverse. Kuko abantu benshi bakijijwe basa nk'abakomotse no mu bupfumu bundi. Tikambivuge neza nagira undeba nabi. Hari abantu bahoze baraguza baterekera, noneho kubera ko yamenyereye gukora ikintu cyose abajije abapfumu, yaje no mu rusengero yumva ntacyo yakora atabajije umuhanuzi. Noneho n'abatari abahanuzi n'abatarabyigeze bakicara binjira ko ari bwo buhanuzi Imana ibahaye, rimwe na rimwe bahanura ntibinakunde. Bene abo bantu rero Imana itahamagaye azakubwira ngo mbere ko nguhanurira abanza uzana ituro. Ariko wa muntu ufite impano y'ubuhanuzi we, hari abantu nzi asenga nta muntu yatsa amafaranga, nta muntu yatsa ituro, nta kintu avuze, kuko ni ministeri ye. Ni ministry muri icyo kintu. Imana yamuhaye uwo murimo, ariko hari abandi b'abacanshuro. So wa wundi wo mucanshuro arimo hani bidasohora uzarakara wongera uhindukire. Ngiye mvuga n'abantu bo muri diaspora benshi barabimbwira. Ugasanga umuntu ati ngo kugira ngo usengereza ngo zana ituro ngo ribyibushye. Ese ninanutse nangahe? Ribyibushye nangahe? Rireshya gute? Ibyo noho tuzagenda tumenyera bene abo bantu. Aho ngaho ndashyiraho ndibaza. Umuhanuzi yaburaye. Umwana we bamwirukanye ku ishuri. Uraje ngo agusengere. Ntari hamwe mu byukora ashobora no kuguhanurira ibinyoma. Ese wowe umuntu ugiye ku muhanuzi kuki utakibwiriza? Ni ngombwa ko akubwira ngo zana. Igisubizo urakivuze. Ubundi Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ntimugire ibyo mwitwaza, mugende, ntimujyana nta mafaranga ntaki, mugende muzabona, kandi uko ngo baje ntacyo bashonje. Ikindi cya kabiri Paulo nayandikira Timoteyo aramubwira ngo nta waba umusirikare ngo yitunge. Uri murabyumva. Yongera yandika mu rwandiko rw'abakorera bavuga ngo nta wahambira umunwa w'inkihonyora. Nuvuga ngo kera bahurishaga indogobe, cyaraziraga mu Bisiraheli guhambira umunwa w'indogobe irimo ihonyora. Yagombaga guhonyora irimo inarya. Uri murabyumva icyo bisatse gusobanura. Nuvuga ngo wa muntu uje kureba na wa muntu guhamagaye ngo umusengere, we yifitemo uwo muntu yabikora. Ariko iyo ugiye kuyaka ugiye mu giciro, kandi Imana nti muri bujyane. Imana nta giciro. Sinzi uko byumva hangaha. Yenda nundi yagusubiza ariko giye nuko mbyumva. Uko mbyumva ubundi kuba umuntu yagenda agiye kure umukozi w'Imana, harimo kubaha Imana, harimo no kubaha ugiye, kuko no mu muco nyarwanda ubundi abantu barubahana. Hariho gushimira umuntu bitewe niko agufashije mu isengesho, mu nama kugiriye, kuko mu guhanura harimo n'ubujyanama, harimo kugira umuntu inama, harimo kumufasha mu bintu bitandukanye byinshi by'ijambo ry'Imana, ntago ari kuvuga mu ndimi gusa.
uyu muntu aramutse afashe ishimwe akamushimira nta cyaha gihari. Ikosa ni ukuba yazi mukajya mu giciro ati mfite. Ariko aho hantu ntabwo ndi kuhumva. Umuhanuzi ashobora kuba ari bugutwarira icyifuzo mu butayu nta tike afite. Aramutse akubwiye ati nari kukujyanira icyifuzo cyawe mu butayu nkajya kugusengera ariko nta tike mfite, aba yakwatse. Nkubaza ariko ubundi Imana iba mu butayu. Imana ga mu butayu gusa. Imana iba mu butayu. Nagi Imana mu butayu. None abantu baba bari mu butayu bari gukora mu iki? Kuri reka tuganire. Imana ga mu butayu. Ariko ngewe ibintu mbigarukamo. Niwe mu rugo. Abantu baracyafite ibitekerezo byo mu butayu mu gihe navaga mu Egiputa. Kristo agiye kudupfira. Unkurikire. Mu bintu byabaye ku munsi wo gupfa. Icyambere habanje hafata umwenda ukingirije ahera. Utabukamo kabiri. Kandi ntiwatabutse uhereye hasi. Watabutse uhereye hejuru. Iby'Imana bibatse nta wabisenya. Nta wabisenya. Igicaniro igisaturamo kabiri. Bigaragara ko nta gutamba kwari kugihari. Ha kwari guhari. Bisobanura ngo buri muntu wese akwiye kwigererayo. Ikindi Yesu aravuga ngo amagambo yanjye naba muri mwe namwe mukaba muri nge musaba icyo mushaka. Uri muranyumva neza? Ntabwo Imana iba mu butayu, ntiba mu y'itatu, ntiba mu y'irindwi, ntiba mu ya 70, ntiba mu ya 21, ntiba mu yo kwiyiriza, ntiba mu y'amakorasi, ntiba mu cya 10 n'amaturo. Imana iba mu mutima w'umuntu. Noneho ndashaka gusoza. Noneho hari abantu bwabo icyo tuzi cyo Imana yatanze impano. Nimwe basobanuraga. Si ubuhanuzi gusa. Hari intumwa, hari abigisha, hari abahanuzi. Urumva neza? Hari n'abungeri. Hari n'abantu yo gukora ibitangaza bahawe izo mpano. Yenda we ashobora kwibwira ati ndumva Imana iri bunyumvise ko leta yanabukuyeho nta bugihari. Ubu nabutondagura nkabukubwira bwose bwa ukanguta ntazivuga bakajya reka mbyihoreye. Hari n'ahandi utakibuka haje uyu munsi aho bita ngo nari nakererewe ngusubize. Naho bitaho ku ijisho ry'Imana, bita ku ibere ry'Imana, baraduhimba utwo twose n'utuntu abantu bazana kugira ngo baryoshye animation y'ishyuhe. Hakuri umuntu ashobora kwigisha agatera aho yazi imirambararo cyangwa indende. Burya rwose no kugira ukangura abasinziriye n'abatari bazi kwigisha banabyumve. Burya umuntu atera haleluya ku bintu bibiri. Icyambere hari abantu bafashwa ugasanga bicaye ukuntu kudasanzwe. Hari gihe wigisha abantu bagafashwa rwose ukabona n'umukobwa kwicara yabyibagiwe kubera iki ijambo rya mutwaye. Ukabona umugabo yasamye ntazi kubera wamukuriye amarangamutima yamumazemo. Watera hari bakongera kisuganya bose ukabushubije ibintu ku murongo. Icyo gihe rero ntushobora hari igihe babwira utari ko muhaguruka kuko baze kubona ko uragira ngo ugarure mind yabo kuko yumva ijambo rikamutwara rigakora ku cyo twita amarangamutima ya nyuma. Ko amarangamutima yanyuma agira ibintu bitatu. Icyambere urishinja, icya kabiri utekereza ko abandi babizanye, icya gatatu ubona ko Imana yananiwe cyangwa Satani yakurgoye n'ibintu bine. So ayo marangamutima yaje urimo wigisha nibwo umuntu atera haleluya ukabona barakangutse bose. Byari mbati muhaguruke. Ariko ni metode abantu bashyiramo. Rero muvandimwe uvuga ngo mpita igiye gusengera. Hari n'ikindi gihe nananenga icyo rwose byo numva nta kuri kurimo. Ifoto ngo ndibe iyo foto ngusengere. Ikindi bakakubwira ngo hari ikindi bajya banavuga ngo herezaho ikirago. Ibintu nk'ibyo byose reka tubyite. Nturuzi ko uri umunyamakuru. Baba barimo bose niko ari abanyamwuga mu banyamakuru. Uzareba umuntu uri unprofessional mu banyamakuru ibintu akora uko bimeze. Ashobora kuza kanahitinga agakubita abantu bigashyuha ari ugasanga mu myandikire mu mitegurire y'ikiganiro hari nk'amakosa ko si umunyamwuga ariko afite akanwa kazi kuvuga kazi gushyushya ariko ntazi neza icyo bita communication cyangwa ngo harassment communication. Ntabwo azi icyo bita violence communication na non violence communication. Wengira ngo urabizi kuko uyu munsi tugiye kuvuga amazina y'abantu tugiye ko cyo twita violence communication. So icyo kintu abantu baragikora ugasanga afite akanwa kavuga, afite gukonvenka, afite eloquence mu Gifaransa ariko wajya kurora nkuko yagusobanura umukozi w'Imana 2 ou 3 fois agusengera ugatangira ukarasa wa muntu. Byo ndabyemera nyirubwite we avuze ati ngewe ndashaka usengera yitunga Imana yavuze ngo rime. Oya. Ubundi turo rya mu rusengero.
ese umuhanuzi ubwo yaba hati ko nta kandi kaza bakora icyo ndimo mvuga ushubije kandi nabigushubije nta wajya muri buno buzima bw'Imana ngo yitunge. Imana ifite uburyo ntubona bibiri ijambo ry'Imana afite hari ryagutuza muri Amerika, ryagutuza i Burayi, ryakugira umuyobozi, ryanagushyira mu kazu k'ibyatsi. Iri jambo ryakugaburira muri Covid nta mafaranga, iri jambo rirakuzamura abaryabakuye ku buboyi, nanjye ryankuye ku mbabura y'ikigori. Ubuhamya ntenda gutanga kuko abantu barabizi maze kuva mu mirimo nakoraga narakennye ndacuruza ndahomba notse ibigori kandi mbyokerezaho nari ntuye abantu banyuragaho bansuza mu mirimo nakoraga. Ariko Imana ishima ko muha 50 mutambukire kwishima. Ariko uyu munsi hirya y'imbabura ndumva handi umugabo nanjye sorera ijambo ikitwica abarokore n'ikica abantu benshi barashaka ko ijambo ribatunga. Ariko nyamara ijambo ryagira gute ryagutunga rwose. Ijambo ryo riraguhiriza kuko babane banyina Yesu iminsi 3 baramubwiye atari ko witwa Filipo burya njya mbiganiriza umukozi w'Imana burya Yesu ajye yihangana inenge zacu. Burya zira ntumwa 12 ntiyagiraga inenge ye. Inenge ya Filipo yakundaga ibiryo no kumva atatanga. Ngo arebye ifi arebye amafi n'umugati atusezerana abantu bagira gute bata kandi kubikora kugira ngo iri yafi ayiri nkuko Petero yagendanaga iki indobani n'inkota ko yamubwira ati genda urobe ifi none yayirobejeje ikiraro ugendanaga nako bayuda kashe byose naguhura makuru tuzabiga n'abayakobo n'abayahandi batakoraga bari inkundwa kaza none Yesu aramubwira ati oya simba sezerera barumwe mu bagaburira. Aratrika harife arabiso ati oya mu mwicare mu bugire ati n'amadenari y'200 ko denari uyu munsi ni faranga rigikora muri Israel no uyu munsi none. Idenari yo ni faranga rigikora muri Israel. Aho mpaherukira 2014 ifaranga rimwe rya 175 ry'urwa ryaho ryo muri Israel 175. Buriya nabya biceri 30 uyu munsi ni miliyoni hafi ebyiri z'u Rwanda. Nabya biceri 30 ni miliyoni ebyiri ushize konvertinzamo icyo gihe. So noneho urumva ati denari yo 200 yugiye kuzara umunsi mu Banyarwanda wasanga hafi nka bigera nko mu 100 ngaye. Ati nabwo cyabagabura ati oya mwicare ngire gute bagaburi. Urumva icyo kintu bahiriwe babanye nawe ko yambwata abantu nimba sezerera baragwa mu nzira kandi benshi batuye kuri kandi burije uyu no munsi wa gatatu batarya batanywa ninde wakoreye Imana ikamure kuri tamutunze koko hano. Ariko nidukenera ko mbwira barisi ngo nyohereza 50 ngo usengere nzarya mbyibuhe ariko nashira nzongera mubwira iki ubwo nzatekinika undi ninza hano kuri cano mpite mpanura abantu bahite bambona ubwo nyine utarambona umbonye bwa mbere nyamukureho ariko sinzakomeza ahandi. Ariko yubanye n'abakristo neza cyo ikintu cyo ngushimira Imana ishimwe ikintu shima Abanyarwanda Abarundi batwumva bumva ikinyarwanda abantu baza agaciro ku mukozi w'Imana niyo utanavuga barakaza. Ikindi bamenye bagenzi banjye bumve na kino kintu nusaba umuntu azaguha amayero 20 ayo kuguha 200 numureka kibiye nusaba umunyarwanda wo mu Rwanda azaguha 5 ari kuguha 100. Uzi ko gusaba ikintu byakwambura imodoka nziza yo mu gipangu wari ugiye kuzabona. Nibareke Imana ibituzanire. Itura ry'umuhanuzi riva ku marangamutima y'umuntu wasengeye. Ituro ry'umuhanuzi ribaho ariko ntiriva ku marangamutima y'umuhanuzi. Ubundi hari ibintu abantu bakwiye kumenya. Hari ishimwe umuntu ajya gushima Imana. Uyu ni umushumba wanje yaranyoboye Imana ishimwe ko tunicanye tukanaganira n'ijambo ry'Imana yaranampanuriye birasohora ni nanjye naramuhanuriye nawe birasohora sinyamanura bidasohora ngiye byarasohoye yamana byarasohoye. Uzi impamvu ntagomba guhanura ibinyoma nuko bire yavuze mu season rya kera ahantu muri Yeremiya 23 yaravuze ngo bazabona ishyana abahanuzi uvuga ngo navuze kandi ntavuze niko ngo bazabona ishyano abahanuzi bavuga mu izina rya ngo navuze kandi ntavuze. Nzabahana mbashyire ku mugaro basuzugurwe kuko sinabatumye sinavuganye nabo ntibari no mu nama zanjye ngo ufite inzozi ako kantu karita kankurura kansubiza inyuma mu gihe twari turi muri lockdown ya mbere ubuhanuzi bwinshi bwaraje
natwe nk'abanyamakuru twagiye tubishyiraho, twaraje rwose umuntu arakubwira ati Imana hari ikintu isize ku mutima ngiye kubwira Abanyarwanda, he covid irarangiye nta muntu uzapfa, nagiye nakira abantu nyuma namubwira ati garuka rero hari upfuye usobanura abantu uko bigenze, ati reka dati nuko Imana yabimbwiye nta nicyo ndenzaho nuko nyine nasoza ni ukuvuga ngo ituro ry'umuhanuzi habaho amashimwe tujyana mu rusengero. Hari kuba umwasengera umuntu agasubizwa, dufite Imana yitabara, tutavugira amazina kuri kamera. Abazagenda bakurikirana bazakurikira gusengerwa, bazasanga tugira ikiganiro n'umugabo. abantu banajye kuri YouTube channel ntare natinda aho ngaho yo gusengerwa bakore subscribe. Umuntu wese uri kureba iki kiganiro ajyeho inyigisho nyinshi z'abagabo, uzabasha no kubona uburyo uzababona neza uko ngewe mbabonye ubu nimubakenera nzongera mbagarura, ariko uzababona neza bwo ako karagaciyemo. Ni ukuvuga ngo ituro ry'umuhanuzi hari ishimwe, hakaba icyacumi sinkivuga ibintu byinshi, ariko ndavuga ku kintu kijyanye n'ituro ry'umuhanuzi kuko nibyo uri kutubaza, kandi ni byiza ko abantu banabisobanukirwa. Umuhanuzi ntasaba amaturo, si cyo Imana yamuhamagariye, ahubwo umuhanuzi impano afite nizo zimuhesha agaciro. Umuhanuzi nta nubwo anasaba na nomero, ahubwo barayimusaba. N'impano afite nizo zituma abantu bamushimira. Umuntu wese utekereza wamusengeye Imana ikamugirira neza, naho yaba afite ibibazo, igihe kiba kizagira akazakugarukaho akavuga ati mukozi w'Imana waransengeye, ndagushaka ngusure. Wawe ndavuga ngo ningusengera uranyishyura, ngewe mufata nk'umutekamutwe, kuko ubuhanuzi ntibugurishwa. Ntibugurishwa rwose. Abadukurikiye badukurikiye muri kano kanya ntago ubuhanuzi bugurishwa. Impano z'Imana zigurishwa, ntago zigurishwa. Reka nkubaza akantu, kuki umuntu aba ari umuhanuzi ari mu mavuta ameze neza, akajya mu busambanyi akajya mu basinzi agakomeza guhanura, kandi agahanura ibintu byanyabyo? Ye mpamvu nanjye mba nkurikirana buriya abantu biza amategeko n'abantu bajombora akantu. Hari ikintu ushaka kuvuga ku mukozi w'Imana abantu batwumve neza rwose. Nta n'ituro ry'umuhanuzi ribaho wera ribisobanure neza. Nta turo ribaho ry'umuhanuzi, abaho gushima. Kandi na kera muri Bibiliya habagaho bitabamenya, abahanuzi baje mu isano rye. Noneho urumva, kandi ubuke ko na Sawuli yavuze ati ngiye nta turo mfite njyayo, undi atari ko narishigaje umugaragu we, ariko ntabwo Samweli yigeze arisaba. Icyo bishatse kuvuga ni cyahangaha rero kugira ngo tubyumvikaneho. Umuntu hariho amaturo tuzi mu buryo bw'urusengero, byacuma amaturo n'ishimwe n'imihigo n'ibindi byose. Ahubwo navuga nk'uko mukozi Imana yabivuze, ni uburyo cy'uwahanuriwe cyangwa uwasengewe yumva kuye gushiro. Ituro barituraga umwami, ibintu babyitondere, ituro ni iry'ibwami, kandi umuhanuzi si umwami. Bamushimira ituro ryaga ni iry'umuntu. Urumva icyo cyumve, ituro ni iry'umwami. Noneho icyo kintu abahanuzi nuvuga ngo birakwiriye ko uwo wasengeye n'uwo wafashije n'uwo wagiriye neza mu mutima w'inama agushimira, ati mukozi w'Imana waransengeye, numvise nuko na mbere yuko nsengera hari icyo nakora personal muri we, akumva ikintu yakagikoze. Noneho yagikora kikitwa ryashimwa guhaye, ariko atari kiguzi yarakoze. Hanyuma rero urambwiye uti ndabigaruka sinjya nibagirwa, uti ni gute umuntu wasambana akamwa inzoga agasubira umuhanuzi ntibihagarare. Ndagiye kubwira ikintu gikomeye. Imana si impano si y'umuntu, ni y'Imana. Kandi burya Imana yo ikurikira audience, ikurikira abakristo bayikeneye. Ndenda kukubwira, umuntu atangira ari igikoresho cy'Imana. Imana ikagukoresha iby'ubutwari, ikagushyiramo n'izo mbaraga zo guhanura. Ariko firamezire uko ugendugwa usubira inyuma, kubera ko hari abantu bakubatsemo cya cyizere, kandi Imana ntibuze gutakaza. Ngo urugero, Sawuli yewe imyaka 7 Imana yaramuciye. Ibyemezo yafashe barabyanze.
abo yimitse babakuyeho ni ukuvuga ngo ikintu kiriho abantu bagombye gutandukanya impano n'agakiza ubundi kugira ngo uhabwe impano uba wakijijwe ariko hari umuntu asohoka mu gakiza agasigarana impano kubera iki Imana nyir'ijuru n'isi yo ihora icunga wa muntu ihora icunga wa muntu wanongewe niba baramenyereye va no kubahanuzi gusa memu n'abapasiteri n'abavuga butumwa n'abaririmbyi uzasanga kenshi baraguye si bose ariko agakomeza bya bintu yavugaga icyo bivuze ni cyaho ngaho rero kugira ngo bakurikiye urugendo TV no gusengarwa the same time barabikurikirana bakano kantu bakumve neza impano si y'umuntu impano ni y'Imana kugira ngo itorero rigire gute rikuri noneho wa muntu yatangiye kugwa wimbwira ngo Imana yamukuyeho yamavuta uzi ikintu izamusigira se nahagarara imbere y'abantu ko icyatumye Imana irekura impano no kugira ngo irengere itorero ahagaze imbere y'itorero ese Imana irasezerana iteraniro rigendera aho ngaho ntago bikunda irakoresha wa muntu ariko ngo amakuru nibyo nitegereje imyaka 35 maze mu itorero ntamaze nko 20 ndi umuyobozi byo nabonye ndi mwarimu ndi pasiteri nkaba umushumba nkayobora uko ugenda utakaza bwa busabane n'Imana ni nako Imana igenda irokirita abana bashyashya bazagusimbura bakazira hejuru ariyo mpamvu ishyari ryahagurutse mu matorero no mu bahanuzi ariko umuhanuzi mushyashya avuye amavuta ye n'ay'abana kubera ko hari abandi noneho ukugenda ukora amakosa n'ikimana haleluya kukimana yahisemo Dawidi ntahite yicara ku ntebe hari ibintu birindwi byagomba kumubuza kuyicaraho cya mbere yataramenyekana cya kabiri yari umwana cya gatatu yari akivumbuka mu bushumba ntiyarazi uko barya nuko banywa yarazi gukomandinga intama zonyine no kuzirukana hidu ntiyarazi kuyobora abantu yo nakubwira byinshi hari igihe Imana hari abahanuzi Imana yahagurukije reka nkubwire twagiye tuba mu nsengero nyinshi umwana yahaguruka agiye guhanura ba bantu baguye ariko bibikoko bahanura burya hari igihe no mu rusengero umuntu yinjiye ati kana kuko ataje mu masengero ntago turi bufashwe kera burya umuntu mwamwishe mwanamwirukanye mwanamuranduye ntari mwana kimukorera umwana haguruka ngo ciceka ngo umwuka avugiye muri wowe ibyo byarabaye cyane urabyibuka kuri Mikayi na wa mwami ati jyahonda amahembe magana ngahe avuga ati Imana yavugiye muri wowe ivugire muri nge amukubise urushyi ndamubwira tuzabishima wihinnye mu nzu wihishe ibyo rero bagenzi banjye ukugenda uva mu bwiza bw'Imana niko Imana igenda irokirita izana abandi bahanuzi bashya bafite amavuta mashya ugenda uva mu muhanda gahoro gahoro nibwo uzasanga benshi bisubiriye ku nzoga bisubiriye ku nkumi baraho bararangije abandi urabwira ati sengera ati nta mwanya afite agasigara akoresha experience sinayivugira kuri kamera ariko nituva kuri kamera uze kubimbaza nakubwira wakambwiye ntako ndibuvuge kuko sinshaka ukavuga umenye ibanga ntabwo namenye ibanga nta nibanga rinahishe ariko nabasa nkuzanye indi topic mu yindi gusa ariko nimba ari aga system ushaka kubona kayobya abantu benshi rifuke nakavuga kugira ngo by'abantu ko nabizera bigakunda buriya ariko iki akantu kenshi buriya ngo nk'urugero ubona uri umusore uri umusore ntibakwekezaho kamera bakorera uri umusore imwerekezeho oya nayikwerekezeho niyo utabyemera simbyemera ngiye nibayikwerekezeho kuki wanze se yimwishyiraho gakeya wamubonye urabona ko uri umusore nibayigarura iwanjye uyu mugabo uko abona namure nuko ngana ubu ngubu aho nakwiruka wahiruka aho wakwiruka yegena hashobora kubera ko uracyari umusore ufite umugongo muzima ufite imbaraga nzima nta kintu utashobora gukora ariko genda umusaza umuntu aguhanuriye ngo Imana ikurinde imitsi ntiyaba yarasaze ariko ngiye mfite imyaka 55 kumbwira ngo Imana indinze imitsi uzarusoka ziraha ubwo se niyahanuye akuba kumvise ariko sinzi nkavuze mu bwenge wakumvise ariko niba uri umusore uri singo arakubwira ubukwe bwihuse kuko umusore utarashaka ubukwe bugize gute
ngaho nigeze ndi mu bantu bashatse nkerereho gakeya ariko ku bantu nari nkererewe nanjye ubwanjye mvuga nkerereho ku Mana cyari imyaka sinyivuga noneho njya kubwiriza ahantu ubuhanuzi bwakomotse hirya iyo ngiyo si ngombwa tujye guharasinga abantu umuntu ambonye arambwira tumva Uwiteka aravuze nk'umwana we wa kabiri aziga muri Canada kandi ndi umusore singira umugore ndi umusore w'umusaza nashaje ifite oya yavuze ko umwana wanjye wa kabiri agiye kujya kwiga yavuze kandi uwa kabiri ntawe ndabyara tonde gake kuko yarebye igihagararo nk'urugero nk'ubu koko urabona nta jipe mparitse ku ruhande hari ubu wampanurira ko Imana yampaye amafaranga ikino gihagararo inda isura uko ngana avuga ati Imana iguha kandi nta n'ingorofani ngira rero hari abantu bakoresha experience bagendeye uko bakuzi uko bakubona bakabihuza n'ibizaza icyo nicyo bita imvugo ya gihanuzi ntari buvuge hari izina baryita nabo barabizi urumva mfashe kwa kundi noneho nkavuga nabo n'umugore wese Imana ikurinze kanseri kandi na leta yagukiye gukingira abana bijyanye na kanseri nawe urabizi ayugarimo so no kuvuga icyo kintu ni ya experience afashe kuko imyaka ndimo inyemerera kurwara imitsi nibwo nta ngwegeye nkora siporo inyemerera kumva ufite ibindi ndimo ndasaza Imana imbwiye ko amasaziro meza ubu se mvuga iki umunsi ndibuka yagiye nsezera mu rukiro urabyibuka nasohora mfite urwandiko rutuma nsezera ngiye kwiyigira umuntu arambwira ati Imana iguhaye akarere irama akarere na paruwase nyiretse none uturere muri ADPR badukuyeho ubwo abafite ayo masezerano bazayajyana abantu bose Imana igenda ibahanurira famu leta iza kubyumviza nagira inka byo twabifatira ariko twe dufite isi yose ntiyavamwe abakire isi yose ntiyavamwe abakene isi yose aratumba kuyituramo twese turi bamwe kugira ngo aboneke abakozi bane bazamurwa n'abandi rero iyo ni experience nzakubwira rya kamera ko sinsesenguye amabanga ayo nama amabanga yishe cyakora nteganya kuganira n'umuyobozi wanjye muri gusenga rwa dushaka kuzategura ikiganiro cyitwa ngo ukuri guhishe n'ikinyoma kirahagaragara ni ikiganiro nshaka gutegura noneho tukaya tuvuga akantu ko kandi waza n'ituro icyo twiyemeje kuvuga nta muntu dukoraho ushaka kuvuga turusengero nkubwira ibyabyo uvuga amaturo ni ikinyoma kirahagaragara cyangwa ukuri kwagiye mu irido n'ikinyoma cyagiye kurekara iki kiganiro kimwe kiryoshye ndacumva ahubwo mu kimpe vuba muri kira cyumweru tugikore n'ibyo ushaka gukora ubusesenguzi kuko abakristo bacu bakeneye kuva muri confusion rwose abantu bakeneye gusohoka mu bintu barimo rero nta guciye kuri rwanda nkubwiye nyine naze kujyana aho ngaho ako kantu wahise ukumva ariko buriye nje nta mwana afite ariko yarebye igihagararo areba imbaraga areba urwego ndimo areba n'iki byose nk'ubu ngubu umuntu wese ampanurira imyanya ikomeye muri ADPR ariko ndi umuvolontaire nta nubwo ndagira ngo nandike numva gasanga afite ibintu azana kuko afite urwego abonamo icyo rero abahanuzi b'abanyabwenge baguye bakirebaho ariko hari ukugira tumve Uwiteka arambwiye ngo nta n'imodoka ugira imodoka Uwiteka aravuze ngo aguhaye ibiryo Abandate kwa mwana uravangiwe umugabo ngana kuri yariye kumbe ntuzi ko hari ukuntu Imana yaguhisha ariko wari yarekeje ntuzarye ibyo rero abantu ntibabimenya kandi impamvu batabimenya niki nuko bibagiwe yuko Yesu yaravuze ngo nimuba muri nge amagambo yanjye akaba muri musaba icyo mushaka nzabwira data tuzaho muri tubane ubana n'Imana ntibabaza iby'Imana mu bana kandi koko mbisubiremo urakoze cyane sinzi ariko kubera iki reka mbabaza akabazo k'amatsiko kagendeye kuri ibyo bintu kubera iki abakozi b'Imana baba babyibushye ubona inda kabona nyine n'umuntu biva he kubera iki ni amahoro Yesu ndabaheraho mwembi uko ndi kubabona n'abandi bantu bose nanjye ntiyari yazi cyane icyambere abakozi b'Imana bagira amahoro atandukanye n'abisi naho yarya dodo abafite amahoro kumva ikintu gitera umuntu kumera nabi ni imihangayiko abamukozi Imana hari amakuru abafite yicaranye hari amakuru y'ijuru ikindi hari niho yavuye ubundi ikintu gishobora gutuma umuntu anapfa vuba ni ugutakaza ibyiringiro mu gihe uri muri ubuzima uri umukristo banza ukurura ahantu wavuye haguhesha kwizera kandi kwizera ugize kuraguhesha gushingira n'ibiri imbere yawe
abakozi Imana benshi twibukana twavuye yigeza ko muravuga ibyombo ntago ari burake ibyombo narabyogeje nkore mu 5,000 none uyu munsi nakoze mariage akabana biga kafite n'ibindi gezeho biramesha kugira ibyiringiro by'ahantu mvuye bimeshe ndeba mpagaze uyu munsi ndebe n'ahandi mu kwizera biratuma ngira amahoro kugira amahoro ndabyibuha ndasa neza nta matiku ndagira ariko abenshi batabizi bakayita amaturo amaturo nakomeye cyane ahubwo binakomeye cyane uyu we abivuze nk'umunyamwuka nanjye ndamwemera n'umuhanuzi yararisi cyane ndamukunda n'umuhanuzi ukomeye seko nanjye nawe ugira icyo ubishyiraho oya nk'umunyamubiri se wowe yewe oya ntabwo ndi umunyamubiri ahubwo yewe ngiye kubivuga nk'umushumba cya kabiri bivuga nk'umuntu usobanukiwe siporo cya gatatu ndabivuga nk'uwabibayemo icya mbere ni amahoro yo mu mutima ariko giye nkunze kwita amahoro mu bitekerezo peace of mind amahoro mu bitekerezo ko umuntu atekereza neza cya kabiri abashumba n'abapasiteri ntibagira umwanya wo gukora siporo bakunze gukora ibintu byabo bicaye usanga kenshi ari mu nama ni y'amasengesho none ku buryo bya bindi yariye kubera kutabikorera siporo umubiri ntubikonsoma ukabibika urimo urankurikira uko bimeze kuko uzasanga benshi bagenda kubera iki wa mwanya wa siporo ntiyawubonye noneho ikindi kubera ko afite wa mwanya wo gukora kenshi yicaye mu nama ikindi kibamo stress iba mu buyobozi bw'itorero mw'abantu mwe ibi bintu byo gusenga no kuyobora ni stress mu zindi uburagira abaguhiga uburagira abakwirukankaho uburagira abakurwanya bakubwira ko bagiye kuzimu bakubwira ko bari kwandika mbega ni stress ntugasanga bya biryo yariye cyane ko tuzi ko abarokore bakonsoma amasukari menshi rwose anywa icyayi ararya wa mugati noneho guhora yicaye muri biro na y'amanama bigatuma atabona umwanya wo gutwika bya binuri icyo ni ikintu nkubwiye cy'ukuri nk'umuntu wakibayemo ko nabaye umushumba mfite ibiro 88 shiduka ngeze mu 105 kubera iki kujyana cya kabiri kindi ni imyumvire y'abarokore ntashobora gushyiramo training ngo yirukanka uwo mwanya ntiyabona ntiyasimbuka agozi mu rugo ngo ntiyajya muri piscine ngo abantu bambaye amabutura ngo imbere ngo batamureba ariko hari saha wakogamo ntiyajya muri gym kuko akeneye ugasanga bamwe barajya muri za sauna ko sauna ntiyagabanya za siporo icyambere nakazi bakora amahoro mu mutima akazi bakora gatuma batabasha kwinyagambura ngo bagendagende kuko tuzi n'abakozi ba leta bazanye ayo mada nabasubwo barya amafaranga ya leta noneho icya gatatu twabonye ni ya myumvire urabona ko na leta ubwayo mbere covid itaraza banabishyuriraga siporo ngira ngo na ADPR yarabitangaje hano i Kigali usiye ko covid yabihagaritse buri wa mbere abashumba baremereye kujya muri piscine koga batishyura n'abapasiteri bakajyaho batishyura kugira ngo ntukore ya siporo ya myumvire rogera n'abapasiteri bamaze kubisobanukirwa piscine ntibayitinya nkanjye bwanjye koga n'ubundi mu bintu numva nkumbuye nk'indi leta yashyizeho siporo ku cyumweru turi mu iteraniro uri murabyumva none ugasanga wa muntu ni ya mikore ariko by'ukuri ntabwo ari amaturo reka nkubwize ukuri mu matorero atandukanye nta hantu mbabwize ukuri ndi imbere y'Imana nta hantu amaturo ajya mu kiganza cy'uyoboye umudugudu ntitubivugire no muri ADPR yacu ADPR yo ifite uko yubakitse nta naho pasiteri ahurira n'amaturo nta naho mwarimu ahurira n'amaturo buri uzi neza ko ahubwo amaturo nayo aba ari kwa kontabure ariko na kontabure nawe ntayahurira nawe urimo urankurikiye gusa ikindi kibaho mu rusengero tugira abantu batwitangira bakaba bateka za nkoko bagateka iki mu rusengero bagateka inyama urumva cyagiye ari muri ka kabiro yakumva afite inyota akanywa amazi ariko ntagire ya myumvire izaza nyuma nk'urugero rundi n'abari bafite amacaca yabo yigenga burya nawe ntagera ku maturo uko yiboneye icyo kintu ni ikinyoma rero satani yubatse mu bantu agishyira mu bantu arababeshyera kuko niba hariho n'abantu babayeho ubuzima bubi usibye amahoro mu bitekerezo nabitwa abakozi b'Imana I'm telling ndakubwiza ukuri niba hari abantu bajya banaburara cyangwa bagahura n'ingorane bakanaceceka na duke bafite
nk'uyu munsi muri covid mbwira ko nta pasiteri washyiraho imbabura mu gipangu aho bacumisha yaburaye bari busaranganye twatuntu bigeraho n'abana bacu akenshi banigumura rega kuko ni haza umushyitsi yanko ko watetse uraho umushyitsi. Ibyo rero abakozi b'Imana ahubwo tunyura mu mibabaro. Izi nama natanga usibye no gukora ku ruhimbi basabe n'Imana baha kandi karimo kabinjiriza. Urakoze. Urugendo TV ndetse ushobora no kujya kugusengerwa naho kareba ibiganiro bitandukanye bijyanye n'iyobokamana, ibyigisho byiza uzabona aho abakozi b'Imana bagiye batandukanye. Turi kuganira n'abakozi b'Imana, ngize n'amahirwe abantu benshi bakunda kumbaza ngo uzatuzanira abantu bo muri ADPR uzaza. Ndababonye ngiye kubabaza ku myumvire ibiri hanze mu bantu bagendeye kuri ADPR. Akenshi bavuga ko ADPR haba abantu bafite, si bose, harimo abantu babagiye bafite imyumvire kumva ko umuntu utari muri ADPR adakijijwe. Mwahura ufite imisatsi isutse, ufite amaherena, wambaye akajipo kavuga ati wazakijijwe. Mwahura ufite dread, reka turebe physical appearance y'umuntu cyangwa se kugaragara inyuma, bihuriye he no gukizwa? Ya urakoze cyane ku bantu benshi babyibaza. Buri dini ryose rigira discipline yaryo. So diro discipline ya ADPR ni kwimeze. Ntitwambara imyenda migufi, ntitwambara amapantaro ku bagore, ntitwemera amaherena, ntitwemera kudefriza, ntitwemera necklace cyangwa se amashenete, ntitwemera impeta usibye za alliance. Ngiye kuba ko ntayifite iyi ngiyi wanjye. Iyi ngiyi rero ngewe hari impamvu udahari, nuko jye nari nayikuze ihenze, ibibazo biteye ndayigurisha. Madame arabyemera ko ugenda? Kubyemera kuko yari ihenze kandi baduha amafaranga atubutse. Ndamusaba ntika twikenure, ariko umunsi kwambara turiya twijana sinabishobora. Ndindire kuzongera kandi icyo gihe zahabu yaguraga igarama 15,000, uyu munsi 25. Nemba rero ndategereje kuzabona kugira ngo. Ikindi ntabwo twemera kunywa inzoga, twemera ko umugabo ashaka abagore babiri. Iyo ni discipline itorero rishyiraho kugira ngo ryubake urusengero kandi abantu babigendereho. Sinzi uri kunkurikira. Ntibisiga ngo bimakeye kwa kundi, ntibogosha ingohe twe, ariko akenshi binashingiye muri Bibiliya. Azabona ishyana bogosha ingohe, ariko nugasanga itorero ryubaka ibintu byaryo nkuko nawe mu rugo rwawe ufite discipline yawe. Niba ufite abantu bagutahira mu rugo urabwira ngo birenze isaha ntimugira gute? Iyo ni igihugu kigira discipline yacyo. Simurankurikira. N'ubu dufite iyo turi kugenderaho, ubwo tugendaho abantu bagomba kuyumvira. Ibyo rero noneho hakaba n'andi madini yo cyane ko ubundi ntabwo ari n'amadini, sorry, kuko burya amadini mu Rwanda ashobora kuba atarenze nk'atatu. Ubundi dini ni Gatolika, n'Abasilamu, n'abarye bitwa Aburahamu n'abandi, ari n'amatorero. Icyo bitangwa idini n'amatorero ubundi. Reka tuvuga amatorero. Noneho ugasanga itorero runaka aravuga ati jewe badefirize bambara uko bashaka kizakaba mu mutima. Nabo bafite uburenganzira bwabo. Noneho urambwiye utari ko wa muntu ubwira undi ngo uzakizwe, buriya byose bipfira henshuti mu bitekerezo. Warumva ko kuba yambaye imyenda miremire yabihwanyije n'agakiza. Ubundi nabyo kandi ndi umuADPR umuntu akambwira ati kaba mu mutima, kaba mu mutima, kamara kuba mu mutima, urumva? Kamara kuba mu mitima kubera ko wahisemo kuba muri ADPR ukagenda muri discipline yayo. Singushubije buriya yakubangamira ukajya handi wumva ukeneye kwisanzura mu byo bashaka. Uri murankurikira. Aho kunywera inzoga muri ADPR wihisha, jya mu madini azinywerayo, hano uzagukubita. Nuvuga rero ngiye vuga kubura undi ngo kizwa, buratwumvikana. Abantu bose ntibagira level imwe y'ubwenge. Ntago abantu batekereza kimwe. Wa muntu ubwiye ngo kuramiye jipo, ubwo nkibaza ngo wa wundi wambaye ingufi, ijipo ngufi si ikibazo. Ahubwo wa wundi wambaye ingufi niyihe tension yari afite. Nihindura icyaho nyumve. Hari uwayambaye kugira ngo abahungu barangare bagonge ibikuta by'inzu.
nigeze kubona umugabo umwe ngiye n'ibintu nabonye kwa Rubangura abona hakiri gare mu mujyi wa Kigali urayireba ariko se hari kiri mutora hari gare mu mujyi wa Kigali hahoza abantu benshi harasite yubatse ubundi noneho hanyura abakobwa bambaye ukuntu twenda ukuntu umugabo yavuye mu gihugu ntavuga amazina umukobwa yahita akagira gutya yagenda akabona ndaraje noneho tumara iminota nk'itanu ameze gutya none umwambwanga yo wana gusiko aba Yesu w'igrace kiragihanagura amazi nuvuga ngo kubera abonye intege z'abakobwa yaravuye mu gihugu kinga abakobwa basuko Imana yabaremye ahinduke suwiki grace nuvuga ngo wa muntu wambaye ijipo ngufi yayambaye afite iyihe ntego niba ari uguseduiza niba ari kugira ngo abantu bamurangarire already yamaze kwinjira mu cyaha se cyumushumba wa paruwasi umuyobora yavuze uranyurikiye neza cyane none hashobora kuba hari ukuntu uwo muntu yakubwira ati ibyo bintu wakijije ukabireka kuko hari umuntu bikora cyangwa nturababona nk'urugero umuntu umwe azakugira imbere umugore uti wambaye neza azatangira yireba bene abo bantu n'umubwira ngo yambaye n'abagende yikunje biravuze rero ngo ukirero mu myumvire y'abantu tuyobora muri ADPR no mu itorero ryacu tubamo hari abana bazi neza ko discipline ari nayo doctrine izo ni imbaraga zo kugenda bigisha abantu ariko buri muntu wese mu itorero rye ngiye nemera ko abo wejejwe agakiza n'umunzani w'Imana so wacu kandi agakiza tukarebera kuri za mbuto bera rero abantu baye guca imanza nkuko nari ndi kubabwira ngo mu rugendo buri muntu wese yemeye kuzamo ariko kaza wejejwe umeze neza hano twakiriye undi mugabo nawe reka twibwire reka dusuhuze Rakoze cyane kunyakira ku rugendo nitwa Ntakimana Vedaste umupapa mbarizwa muri ADPR hari abantu bahise bavuga ati gaki bya bindi wari uri kuvuga ngo abagabo muri ADPR hari ukuntu bameze ndabona wowe ukora siporo ubona umwanya ibyo umushumba yasobanuraga ko ari byinshi yabisobanuye menya ubona uburyo ukora siporo nkora siporo uretse ko siporo itabuza umuntu kubyibuha oya ntabwo siporo ibuza umuntu kubyibuha ahubwo biterwa n'ikiri mu muntu cyangwa nawe mu minsi mike biraba byabaye ntabwo nabyifuza ngewe buri wese agira imyumvire ye kimwe nuko hari n'abantu usanga bavuga ati njye nasengiye kubyibuha saba Imana kuko kumva kubyibuha tunura umubyibuho wanjye wavuye ku Mana uwo sinakwivanga mu buzima bwe ko abisaba sinzi cyabimuteye ariko nge nk'imyumvire yanjye ntabwo nifuza kubyibuha murakoze uri umukozi w'Imana usengera muri ADPR ukora iyihe mirimo ndi umubwirizabutumwa ubita umwarimu barizwa muri paruwasi ya Gatare Gahanga ku mudugudu witwa Rwabutenge Imana ishimwe umurimo w'Imana umeze uteye intama ziri mu rugo muri kubona uburyo mukomunikana nazo mukazikomeza mu masengesho n'ibihe turimo bigoye turi mu bihe bigoye ariko bikagora kuri buri muntu wese ku giti cye biramugoye ushingiye ku myumvire ye iyo umuntu yumvise ko ibihe bimugoye biragora yumvise ko byoroshye biroroha ariko kandi nabwo twavuga ko byoroshye biragoye ariko ku Mana ntabwo bigoye Imana ifite umwihariko yo nta kijya kiyikomerera abantu bakomererwa abantu baremererwa ariko Imana ifite imiterere yayo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka amen kumana birashoboka werari hari ubuhanuzi busohoka ukabona buri kuvuguruzanya nkunda kubibona sinzi nimba abantu bahanura ari uko ibibazo bije hari abantu batuvuga ati guma mu rugo iraje abantu agahita avuga ati ari iki Imana imbwiye akaza yiruka ibyo avuze undi uje ntabare ibyo avuga hari nk'umuntu bamaze iminsi ubuhanuzi bujya butambuka mu nyamakuru abantu bajya babwumva ukumva umuntu aravuze ati ishyano riraje hagiye kuza ibindi bikomeye ibindi byorezo noneho byo birenze covid undi akaza avuga ati nyuma y'ibihe bito abantu bagiye kumera neza sinzi ikijyanye n'ubwo buhanuzi ikintu uri bubivugeho urakoze cyane ubuhanuzi nka icyo ndavugaho abantu bari guhanura muri bino bihe bari guhanura ibyo bari kubonesha amaso ubundi buhanuzi ni 2021 umuntu wahanuye ibi ngibi yagombye kuba ibihanuye 2018 2019
akaba ari amakuru turimo tuvuga ngo aya kanaka yarayahanuye. Ariko umuntu ushobora kubona aguma mu rugo ize ngo Imana iravuze, oya ibyo ntabwo ari byo, naho gahindire. Ahubwo uwahanura ibya 2023 ubwo nibwo buhanuzi buri gusohoka, niyo makuru agomba kuba ari gusohoka, Imana igomba gutanga. Ariko kuba ngo umuntu aguma mu rugo iraje ugahita uvuga ibintu, hari igihe uhanura ibijyanye n'amarangamutima yawe. Hari ikindi ngewe turi mu kiganiro kandi nk'abakozi b'Imana, nge ntabwo nemeye ibyo Weresi avuze, kandi Weresi rusuko atari umukozi w'Imana, ahubwo ubwo nanjye muri kiganiro nanjye ndavuga ati nanjye ibyo Vedasta avuze nanjye sinemeranije nawe. Nk'abakozi b'Imana ntabwo ari twe dukwiye kugenera Imana igihe cyo kuvuga, ahubwo ibyivuze ibifitemo nyunguki Imana, ese abibwira bibafitiye mu maroki. Nge ntekereza ko ariho nakwemera Weresi ngo ese twe turabwira igihe Imana ivugira, ese ibintu Imana ivuze bifitiye iki mumaro abanyagihugu, abantu. Kuvuga nishaka ivuga ko covid izatangira ejo imaze imyaka, ku Mana bishobora kuba covid itaraba. Imana ishobora kwibona abantu bagenda kandi bari mu mazu. Sinzi iyo myumvire ngewe, ahubwo ibihanuwe ni iki biri bumarire abantu mu buryo bw'ubugingo. Ibivuzwe n'uwo muhanuzi sinamutumye, Imana imutuma ntiyambajije, ntiyanyuzeho, sindi umuhuza we n'Imana, ahubwo ibyo bintu bihanuwe biramarira iki ubugingo bw'ababyumva. Werari reka nunganire Weresi jewe ibyo Weresi avuga ndabyemera jewe, n'ibyo mwe natavuze ndabyemera, byose genda byemera. Muzi impamvu mbyemera? Abantu barambitse Bibiliya hasi bajya mu marangamutima. Yesu yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibyorezo. Uraryuka iryo jambo? Yesu yahanura bisubiramo gute? Yarahanuwe. Yo, Matayo 24 baharebe. Yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazazaho ibyorezo, indwara, intambara, impuha zayo, inzara, imitingito. Deja already hashize imyaka 2000 birengaho Yesu aduhaye ubuhanuzi ko ibyorezo bizagira gute. Ibundi bushyashya mushaka nubowe. Nivuga rero icyavuze ngewe navuga ngo bakora copy paste. Se wanyumvise? Ni copy barakopi bakatuzanira. Ariko hari akantu umukozi w'Imana Vedasta akwiriye ku bwenge. Ubundi ubuhanuzi bwose buza kugira ngo bugirire akamaro rubanda. Ikimana ivuze kitwunguye iki? Rero nta buhanuzi, ahubwo muravuga covid, hari n'ibindi bizaza. Ariko je simbihanuye, ahubwo nshingiye ku byo Yesu yagize gute. Ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibyorezo, uburima bwarahoze, habinzara, habishyitsi, habimitingito, ibirunga bizaruka. Abwo ni ibintu twicaranye, ahubwo bidutegura gutekereza icyitwa imperuka. Nicyo nashakaga bitwungura ko turi mu minsi ya nyuma. Umuntu wese akwiye kwibuka ati yanzara bya byorezo noneho bizazanwa nande, mwe babikore muri laboratoire, hari nibizirema nibindi bazongera babikore. Ariko twagombye kwibaza ngo ko turi muri bya bindi Yesu yavuze, itorero ryungutse iki? Icyo umukozi Imana yasobanuraga. None no kuba buvuguruzanya, cyewe tumenyeze kuri isi hari Imana, hari Satani, hari n'imitekerereze y'abantu. Njye uzahuza n'umurongo wa Yesu turi kumwe. Rero Imana ubwayo bitatu byose birahari. Imana ubwayo dufite Bible, urumva aho nsindagiye wisunyumva neza. Nukuri nibindi mutari mwabona bizaza. Kugera Kristo atsembyeho urupfu tukajya mu ijuru. Ariho yavuze ngo we niwe mahoro yacu. Ariko ibyorezo birahari, mu ntambara birahari. Izaza intambara, ibihugu birwane. Ntubona ko uyu munsi ibihugu gushyamirana bisa nk'ibyahagaze, hariho imishyikirano. Ariko uyu munsi ku bahanga bareba hariho intambara ikomeye yitwa intambara y'ubukungu.
iyo burya si benshi banayimenya burya ntabwo benshi banayimenya benshi nta nazi ko n'uwaguha amafaranga y'amarundi agiye kohereza mu Rwanda bayacisha mu mafaranga yitwa iri faranga ryemewe ku isi kari dolari kandi siko rifite agaciro karekare ni ibihugu byasetinze ibintu uyu munsi hari intambara aho yavuze ngo abakene barushaho gukena cya kapitalisme abakene barushaho gukena abakene bakarushaho gukira ngo hakazamo za classe za kera izi ni intambara abantu barimo rero inzara ibyorezo indwara intambara za genocide hinshi hatandukanye ibi biri mu bintu Kristo yavuze rero umuntu aricara nakubwiye ko hari imbaraga eshatu hari uburyo butatu hari Imana data wa twese hari na Satani ubwe Yesu yavuze ngo ubonye ishyano wasi Satani arakumanukiye hakaba n'imitekerereze y'abantu rero impamvu bavuguruzanya n'ubwo buryo butatu ariko uhuza na Bibiliya turamwemera kandi abamuhuje twari duhari twebwe nuko je nabisobanura ubwo ushatse kutsindagira ijambo rivuga ngo Bibiliya nibwo buhanuzi butavangiye Yesu yarabivuze n'ibyorezo bindi bizaza nje ntabwo mvuza no mu gitondo biraza n'impanuka zirongera zibe nibyo mutarabona muzanabibona kuko niwo murongo mwiza Kristo yashyizeho ariko it's a sign ni ikimenyetso gikangurira abakristo gikangurira itorero kugira guti kwitegura no kwakira kuza k'umwami wacu Yesu Kristo ngiyi intego Yesu yabivugiyemo ariko tubwira ngo iki ngo wirinde ngo ese ikindi bavuga ngo n'ubuhanuzi butumye Abanyarwanda hatuba ikinyarwanda bazabaho gute ese Imana gusa n'u Rwanda ruhora n'ibyago n'u Rwanda gusa ese none se Imana uko nagiye mu bihugu byo hanze nkabona abapagana igihugu nagiyemo ntavuga basambanira ku mugaragaro ahubwo wamureba bakareba bajyana mu rukiko ngo wamubangamiye abo ngabo abasezeranye kwemera gusezeranya abana bahuje ibitsina Imana ntirabahana ibyo byago bizira Abanyarwanda n'u Rwanda nibo bwoko Imana yabonye higa cyane reka nkubwiza ukuri bantu mukurikiye Urugendo TV muri iyi si hari Imana ishobora byose irahari ishobora byose kandi igakora byose icyiza cyayo bataramenya kuko Imana ikora icyo ta freedom bundi burya Imana ireka umuntu akagira amahitamo ye niyo mpamvu itagigira force ngo burya inama amahitamo yiwe kuko irashaka ko ku munsi w'imperuka izahemba abantu bumviye kugendera mu muhamagaro hakari Satani nabo bashyiraho igitugu bereka ko bidashoboka ashingiye kuri bwa buhanuzi kandi isi iraryoshye musore isi iraryoshye nubwo ndimo saza isi iraryoshye reka kubwira impamvu iryoshye isi iraryoshye hari kwaduka ibintu byiza utwenda twiza udupantaro twiza ibitelefone bisobanutse ibintu imodoka ziryoshye nk'ubu mva nifuza kugura imodoka ya miliyoni 40 nanjye nziza y'abajene kwase ndajya mu modoka z'abajene hari zo bona zadutse ubu zira nziza za Hyundai nziza cyane ariko kubona umusaza yirimo ubona nk'umuntu abona ko yagiye muri cyavurusu bagene isi iraryoshye isi iranetse isiguwe neza abantu ntibashaka kuyivamo kandi Imana ishaka arindi yaduteguriye rero hakaba na Satani umurika ibyo bintu naho ngaho hakaba icyiciro cyitwa abantu bananiwe kujya ku Mana na Satani no kumuhoraho niba abantu urakabyara twakira ngo ugeze agakina kino ngo obo ku mazi mu nyanja ugeze ugeno ku nkombe ku mazi mu Mana sayine mu mubiri hano noneho abantu bagera hagati bagashaka irindi tsinda bakurura akenshi ryibumbe mu madini anyuranye ry'abantu batakwizera Imana bakubaka ku bantu ngo mushumbaraniye ngo ndimutse ngiye ahandi ukagira ngo n'Imana yimutse rero izo mbaraga eshatu ziraho ngaho aho bahanuza rero mumbwira abenshi bashingira muri ubwo buryo butatu watumwe n'Imana hari no Satani ahagurutsa akaba n'amarangamutima yiwe ariko yabihanura ati covid irashize uyu munsi ikaberanye ndati ngewe nigeze kubona hano simwatakanye mve neza atuko Ebola itinjiye mu Rwanda ni nako na covid itazinjira buke tumaze gupfusha abantu 200 icyo wamaze kucyuka mu kwa gatanu ntizabihari none tugeze mu kwa kabiri kundi mwaka aha uri murabyumva ibi rero Banyarwanda barundi kaza batanzania batuye muri diaspora kurikiye Urugendo TV mudukunda ibyorezo ntibiraza hari ibindi bizanaza biruta ibi ahubwo ikiriho kuza kwabyo kukubwira iki biguhinduye igikomereza aho ngaho biduhinduraho iki kuza kwabyo iyo Imana itumye ku bantu ibi bakeneyemo ko bahinduka
ntabwo biba bakeneye ko basinzira ariko umuntu ashobora no guhinduka atasenze ariko agahinduka. ariko abantu baravuga ngo niko byahoze ngo bamwe bavuga ngo Yesu azaza ngo n'abasogokuru bacaho bavuga Yesu azaza natwe. Ingaruka ahubwo zo guhanura ubuhanuzi bubi barasanga umuhanuzi witwa Mika yakoze skandali ku isi ntarigera mbona muri Bibiliya. Abantu biniwe bakoze ibyaha bagomera Imana irababara ifata umwanzuro wo kubatuma umuhanuzi. ni Nowa uvuze ni Yona ntabwo ari Mika. Yona murakoze cyane. Yona Imana iramubwira ngo genda ujyininiwe ubaburire imiburo nzakubwira. Iyo dusoma Bibiliya ntabwo Imana yimubwiye yabwiye ngo nugerayo nzakubwira imiburo uzababwira. Ajya mu nkuge murabizi ngo avuye mu nda y'urufi ntiyategereje kubaza Imana ngo mvuge iki mbabwire iki. We yumvise ya mitekerereze yavanye hakurya yumva ko bakwiye kurimbuka cyangwa ko bagiye kurimbuka. Azenguruka yiruka aravuga ngo hasigaye iminsi 40 iri niwe akarimbuka. Nubwo ntari kumwe n'Imana ariko Imana ishobora kuba yarifashe ku itama. Hari igihe umuntu atangaza ubuhanuzi Imana ikikanga. Imana yari ikanze bahuje amakuru rwose sinari ndi mu ijuru sininicara ariko ndatekereza nk'umuntu ko Imana ishobora kuba yarifashe ku itama. Arazenguruka ingero rero arazenguruka ngo bumvise ko bagiye kurimbuka baca bugufi. Nginyungu ya mbere baca bugufi batakambira Imana irabababara ariko Yona biramubabaza. Ngatekereza ko ari imwe mu kajagari k'abahanuzi benshi bafite ko kubabazwa nuko bivuga urupfu rukwiye kubaho ntirwabaye bakensista kugira ngo bitwe ko ari abahanuzi. Kubura umuhanuzi ntibivuze ko ibyo hanuye biba ahubwo nuko Imana igera ku ntego y'icyo yashakaga bigatuma n'abantu dusho Ikinyarwanda cyumvikana. Ubuhanuzi Imana yohereza ni umuburo wo kugira ngo abantu bahinduke. Nicyo nashaka. Ubundi buhanuzi buhindura nicyo n'ubuhanuzi buhindura. Guhindura. Ubundi Imana yaduhaye Bibiliya nk'ubuhanuzi buhindura abantu. Ariko kandi ishyira n'abahanuzi bakubwira. Kandi hari n'ubundi buryo butatu abantu badukurikiye amatwi bakozi b'Imana. Mu by'ukuri Imana yashyizeho umurongo witwa Bibiliya ijambo ry'Imana ariko ishyiraho n'abahanuzi ndabemera ishyiraho n'abigisha ariko muri wa mwigisha nubwo atahagaze ngo Imana imbwiye iki ariko kuko yashyizweho arimo umwuka w'Imana muri kwa kwigisha umuntu wicaye hariya amarangamutima ye n'umwuka wera ari hafi aramwemeza ko ari w'Imana ibwiriye mu kigishijwe kugira ngo kubera ko abantu dusa n'abantu bakunda ibintu byoroshye buri wese aragira ngo Imana ivuge ngo niko Imana ikubwiye. Ijambo ry'Imana ringana na nyirayo. Abantu nibahinduke bizere bakorera Imana bakizwe gupfa tuzapfa ntabwo ubuhanuzi bukuraho urupfu ahubwo buguha gupfa ufite aho ujya. Gupfa tuzapfa gupfa tuzapfa ngenda umukristo kandi nzahora ndi mu bintu byose kugeza ku gupfa maze nintumirwa ngiye mu ijuru nzagira ibyiringiro bidashira. Imana ishimwe cyane nzagira ibyiringiro kuko numviye nashyize mu bikorwa. ariko kuri ako kantu nintumirwa ngiye gupfa kubera icyo umuntu wese aba ahubwo asengera ngo urupfu ruveho kandi abazi kagiye ahantu heza. Oya ntabwo abaza hagiye. Impamvu umuntu atinya urupfu ni uguterwa impungenge n'aho ajya. Umuntu ujya iwabo arishima. Icya kabiri kimutera impungenge ari byo bataratunganya muri we avuga ati nimfa Satani aranyihumiriza ku kanya aranyora. Umukristo mureke tubivugira kuri mikoro tuvugira icyarimwe. Umukristo wese akwiye gukunda gupfa. Umuntu wese wamenye Kristo Kristo akaba umwami we akaba umukirisitu wa Kristo atari w'idini. Ugasanga umuntu yakoreye Imana ariko urupfu rwaje kuvuga ngo ayiwe ngo ruranjanye urumva apfuye atabishaka kandi agiye ahantu heza kubera iki? Bavandi rese wajya heza ufitanye isezerano na nyiraho
tuzajya mu ijuru si mwe mwirwa mubiririmba tuzagenda uko uyu musore mu isoko banza ugakaraba bareka kubwira ijuru ntibarivuga bararikorera uranyumvise mukozi w'Imana bakozi Imana ndabeshe ntabwo ubeshe ijuru ntibaririmba bararikorera Imana ntibayiririmba barayubaha Imana ntibayivuga barayitunga nta muntu ndumva wapfuye abyishimiye kuko wenda yakoreye Imana cyane baraboneka rwose ahamagara ati nimuze munsure ndi kumva ngiye kugenda akashaka abo bafitiye utubazo akadukemura akanamuririmbira akategwa bati ngiye ndumva ngiye gusoza urugendo rwanjye narinze ibyo kwizerwa iwacu barantegereje abari abasaza ariko mwe nabo bakiri bato ngiye harabonabonye ngiye nabonye umuntu umwe reka nkwereke ngiye nabonye umuntu umwe ndimbe nabonye abantu babiri umwe simuvuga mu izina simuvuga naho ko narubaraga ndi mwarimu yari umukobwa wari waratunaniye umuhungu wese uje muri korari akamugusha kumusamba kurabona abasore ngira ngo niba ari sinzi byari byo niho gushumuriza sinzi kurabigenza kandi abenshi akabakura mu cyumba korari akabita ngo ufite umutwaro ngo dusengere korari agahuramo ka gasore noneho nge tuza kumuvumbura rimwe umuhanuzi aravuga ngo hano muri iyi korari hari nk'umuntu wasambanye abandi bati mitafatu ndamubaza Imana iramukweretse ngo amukubwiye ati ramunyeretse mitafatu urufunguzo ndakinga ubwo imukweretse uramuma iyi mukubwira mbabyihoreye ariko bwimukweretse ati dore nguriye nge niko nkora buryo nagwa mbwira ngo Imana iranyeretse umurozi mu rusengero ngusohokane ndakinga umume ntabwo ikubwiye ngo hari umurozi urambwiye ngo ubonye umurozi ubwo niba mubonye muzane tumwereke tumukosore mwarabyoroheje kera babanyuzaga mu madirishya aho namushaka hafi icyo nshaka kuvuga aho ngaho ngo ubyumve nshaka kumva aho ngaho tumuvuzeho umuryango imihagararaho barabyanga burundu ariko ngiye nkanjye ifaga nti no ugiye ku ruhande uko niko namubwiye noneho barabyigana mu kwezi kumwe bamugarura muri korari ndibuka turi gusenga uwahanuye ubwo buhanuzi yitwa Christina we ndamuvuga mu izina aravuga ngo nubwo bamugaruye ntazigera ahagarara mu bana banjye kuko ndamurambiwe yaraje ararepeta atashye arwara umutwe iyo nkuru ninyivuga baramuzi arwaye umutwe ngo nimushikishira agakoma baragashigisha basanga wa mukobwa amaze gupfa kubera ubuhanuzi bwasohoye ntibigeze bamushingura nk'umuririmbyi barafashe abantu baracara arunda mu mwobo bashyira ibyatsi nyine nta sengesho ryabayeho icyo narakibonye n'amaso mbona undi musore wakoreye Imana we ntabwo yanakijwe neza mu modoka za gacaca zitangira kuza twaririmbanye muri korari ndayizi nayo hani Kanombe arangije atwara imodoka kandi yari umuntu ubivanga ubundi ukibita kubivangura kuza ariko twara mu minsi yo gupfa yateguye urugendo turumirwa amasengesho akunda abantu asaba imbabazi akora ibikorwa bidasanzwe umugabo neza arangije yaturanda byibuka aratubwira ati ariko jewe ndi kubona urugendo rwanjye rusa nkaho rwarangiye yagonze igitapfa wenyine kandi rero ugasanga imodoka ntiyakomeretse hari undi musore waguye ku biganza ku bibero bya nyina ati mama ati bakoreye Imana ati ndabashoje urugendo ariko nyicaza ku bibero ati mpana amata yo kunywa yari yamusomeje avuga ati mama bye ahita hari abantu bategura urugendo ikintu kitwishe gituma batinya bashaka gufasha umukozi w'Imana n'urugendo ari nguhaye ni ba bantu batinya aho bari bakatinya naho bazajya kuko aho bazajya batahateguye kandi ijuru ntituritegurira ijuru ntabwo turitegurira muri purgatori kuko twe no mu myemere yacu ntinabaho ahubwo ijuru turitegurira hehe hano ku isi ahangaha agasanga abantu ntiyariteguye ntiyihannye yagiye yiyandavura noneho ntazi no kwiyeza ngayo ngo kubera icyo usanga umuntu ari hano ku isi ugasanga byari twita gukubitwa yarakennye kandi yakoreye Imana ugasanga ibihembo bye biri mu ijuru ugasanga undi muntu Imana imuhembiye mu isi abayeho neza no mu ijuru yararibonye kubera iki impamvu ya mbere mu guhamagarwa kwacu dukizwa twakijwe abayobozi bacu batuyobora abapasiteri n'abashumba ubutumwa aho bwaturutse batubwiraga ko karama tukara mu ijuru ko tujye kujya mu ijuru akenshi uzasanga na Afurika
aricyo kibazo ifite. Ni ukuvuga ngo ubutumwa buturuka buzanwa n'abazungu, bo baje batubwira yuko njye ndibuka iwacu ubutumwa buza nubwo nari muto ariko ndabyibuka, batubwira ko Yesu aje, ijuru rije. Hanyuma abantu bose bararama bareba kumva ko ijuru rije, abantu bari bagiye kujya mu ijuru. Ndibuka ko hari igihe kimwe hari umusaza, ntabwo muvuze cyariho, yagurishije isambu, agurisha n'inzu n'umugore n'abana, bahagarara ahantu ku muhanda ngo impanda iravuze bagiye kujya mu ijuru, barariheba. Ni ukuvuga ngo rero mu gakiza kuntu twashwe batubwira kujya mu ijuru, tugaruye ubwenge rero. Abandi bazanye ubutumwa baradusize. Ingorane Afurika ifite zikomeye cyane, ni uko ubutumwa bwaje buvuga ijuru ariko bwibagirwa no kuvuga n'umubiri. Birarindwe bitajyaho iki umugayo. Ndabyemera ko ijuru umuntu agomba kurijyamo. Kuba gukena, ubukene cyane buturuka ku muntu usenga, ubukene cyane buturuka, hari aho buturuka ku buyobe, akumva ko atazagira ikintu kimwe akora, azaba mu cyumba cy'amasengesho, azava mu gacinjiro akajya mu rukiri, yava mu rukiri akajya Kanombe akirirwa abwiriza. Ariko ugomba no kugaruka ukavuga ngo reka ngire n'icyo nkora, kuko ndi mu isi nubwo nshaka ijuru, ariko ngomba no gushaka n'ibitunga umubiri. Turi kwenda tugasigana ku musozo. Yesu yaravuze ngo abasize ibyabo kubo kunkurikira nzabakubira inshuro 100. Impamvu bakennye yasize iki? Ndi muri Bibiliya. Ndongera nkubazeho akantu. Yesu yaravuze ngo, ni Petero amubajije ngo twebwe abasize ibyacu kubwo kugukurikira uzaduha iki? Arabwira ngo bakiri mu isi nzabakubira inshuro 100. Ubwo niba usize 1000 inshuro 100 nangaho? Ni nanga. Niba usize amafaranga 10 inshuro nangaho? Vuga ngo ubundi ibakubira bijyanye n'ibyo basize. Sibyo bageze mu ijuru ibaho ubugingo. Eregiye ni principe, ni ihame. None se ahubwo nkamwe nk'abashumba ko mutuma bakomeza gukena cyane, mu gihe mubasengesha amasengesho y'icyumweru cyose atajya gukorera n'icyo gihumbi by'ubuzanga Imana izamukomera abe 2. Niba hari abapasiteri, niba hari abantu b'abanyabwenge, ni abapasiteri n'abashumba. Bibiliya yaravuze ngo nuko ntakajya ugira bakazitereyemo, udakora ntakagire gute, ntakarye. Nta mushumba wakwicaza iminsi 7 kuko ntiyakugaburira. Ahubwo hari abantu b'abanebwe bibitsemo amatsiyeri y'ubunebwe, bibitsemo amatsiyeri yo gukora, birirwa baririmba ngo ku musaraba biranagana. Kandi ku musaraba usibye Kristo nta binagana bibaho. Iyo rero myumvire y'abantu badashaka gukora ntago bagera ku bapasiteri n'abakozi b'Imana. Ako kantu twakavuzeho kare turi kuvuga ku byo mu butayu. Nagiye mu butayu bugiye butandukanye, nagiye njya gusenga nkabanza kureba nyuma nkazajya gukora inkuru. Abantu bakurikira urugendo TV barabizi. Ubwo urumva najyaga gusenga ariko ndi no kuvuga nti biba bimeze bite kugira nzajye mfite amakuru. Nagiye nka Samatare. Mu by'ukuri urebesheje amaso y'umubiri ubona nyine abantu bari kwasengera ari abakene cyane, ari abantu b'abakene cyane. Nkibaza ariko kuki nta mukire byuzo waparitse nka yabiyita hano cyangwa se ngaze asenge. Nabo barasenga burya, nabo barasenga ariko bagira timing yabo. Hari abantu usanga bakoresha amajoro, ubundi hari abantu bahisemo gukoresha amasaha atari y'akazi. Ubundi jya utekereza, Imana yatanze amasaha y'akazi uhereye saa 11 arakora amasaha 8, ishyiraho n'amasaha yo kuryama. Abahanga mu gutera imbere ay'akazi barayakoresha, ayo kuryama bakanayakoresha, bakora 24 hours. Rero mukozi w'Imana ambrefu byose ni imyumvire y'abantu, ntabwo ari pasiteri ubashyiramo. Ko nibwire ko hageze basanze abapasiteri bangahe, bahasanze abacuruzi bangahe. Nuvuga ngo ni nyine hari nk'ahandi hafi ahangahe Karembe cyangwa ni kwa gutabare hano, ni mu ishyamba ritagira umuntu ariko abantu bakaba bagiyeyo bagatera haleluya zakuriye kurera. Nkubwire mukozi w'Imana, abantu benshi ikitwishe si saba pasiteri babikora, ahubwo abantu ntibazi kubyaza igihe bafite, kandi turama igihe gito cyane. Noneho akazashiduka ubukene bwamwishe, yarangiza ngo nta kitorero rimariye. Kandi ubundi itorero hari icyo rigomba gukora. Itorero rikwereka Kristo, rikakwigisha gukizwa. Ntabwo itorero riguha amafaranga nayo rigira. Burya n'imfashanyo nizo wazanye tukazisubizayo. Bakwigisha gukora. Bakwigisha gukora. Rero twitorero ryacu no gukora, niyo mpamvu uyu minsi uza kureba kandi muri iki gihe ni ukuri tunabiganireho. Abantu bafite amafaranga menshi ubundi n'abarokore kwanza, abamaze kumenya hamwe ryo gukora.
nk'uko watekerejwe ashyiraho canda agakora uyu munsi arabyaza umusoro akaryama amasaha make agakora cyane kuko biri yaravuze ngo nzabaha umugisha ku byo muzagerageza gukora ntiyavuze amagambo tuzavuga ntiyavuze ngo nzaha umugisha amasezerano numva cyane nicyo tuzageza kujya gute ni ukugerageza gukora okay amen ndasobanukiwe cyane wenda tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu tuganira ibintu byinshi kandi ndabizi ku bantu bakurikira Urugendo TV buri muntu wese uri burebe iki kiganiro arageramo icyakuramo kandi kiri bumufashe mu bintu twaganiriye dusoza aba bagabo bo ndumva ngiye kujya mbatumira kuko umurimo w'umuhugura abantu bitewe n'ama message abantu baba banyandikiye bambwira abantu nzajya ntumira nibyo tuzatuganiraho numvishe mu bifiteho amakuru cyane umukozi w'Imana rero wenda mbere yuko dusozaho gato uraza no dusengera kugira ngo abantu bakurikiye iki kiganiro kibashe kubafasha kibashe kugira icyo kibasigira umuntu wese ukireba agira ikintu kimusigiraho cyangwa se kimuhinduraho turi gusoza buri muntu ndahera hari hirya buri muntu wese arajya ambwira agira message cyangwa se ubutumwa atanga ku bantu bakurikiye Urugendo TV dusoza ubwo ningusoreza aho tusengera ikiganiro ngewe mbasezeraho ndagira ngo mbabwire ngo ubuhanuzi babwira ko urukingo ari icyaha mwirinde ntimubumvire mureke babakingire ibyo ni ukunyuranya no kuri kw'ijambo ry'Imana indwara yose ishakwa mu rukingo ntabwo satani ari gukora urukingo ahubwo abantu babe maso kandi ibihanuwe byose mwe kwifata nk'ibintu by'ukuri ahubwo umuntu ashishoze kuko buri muntu wese Imana yamugeneye ubwenge cya kabiri Yesu yaravuze ngo nzabahereza umwuka wo kubana namwe ibihe byose nicyo mudasobanukiwe nzabasobanurira kandi mu bintu cyanyuma ngiye gusoza Imana ikunda umuntu yaremye aho yaba hose iramukunda kandi nta na kimwe yakora itamugezeho babwire ngo batuze kandi bace bugufi guma mu rugo izarangira Imana itanga uburyo kuko Imana ni urukundo kandi muri kunda umuntu wese Imana ibaha umugisha ngewe message natanga ni imwe nuko ibihe turimo ni ibihe bitwegereza Imana nabwira umuntu wese ukurikiye Urugendo TV no kurikira gusengarwa ko muri kino gihe buri muntu wese yegera Imana ibihe turimo ntibigukure ku Mana kuko ukoze ubushakashatsi ubona abantu benshi bari kuva ku Mana ariko ibihe turimo bigoye umugenzi bigoye umukristo bigoye umuntu ahubwo bino bihe nibitwegereza Imana kuko hari ikimanye kutwigisha murakoze murakoze nkurikije amagambo pastor avuze dusoreza n'ikiganiro uko cyagenze n'umukozi w'Imana Werarisi mbere yuko nsenga hari ijambo numva navuga ukuri kwanjye mpamya ariko ko na Bibiliya byemera ntabwo igihe gihindura umuntu gihindura umukristo nta mukristo uhindurwa n'igihe ahubwo igihe kigaragaza imiterere y'umuntu nge sinanasengera umuntu igihe cyahinduye ahubwo cyaba kinyeretse uko ateye igihe ndigihindura umuntu kuba dukurikiye ahubwo igihe kigaragaza uko umuntu ateye niba uri umukristo ugomba kuba umukristo mu bihe bikomeye no mu bihe byoroshye uri umukristo ugomba kuba umukristo mu mvura no ku zuba wakira reka mbashimire abantu bose bakurikiye iki kiganiro cyiza cyane Imana ibaha umugisha Imana ihumugisha abantu bose bakurikira Urugendo TV abo turi kumwe muri runo rugendo ndasabira umugisha abakozi b'Imana n'abahanuzi ku bantu bakurikira Urugendo TV abo bose n'abahanuzi n'abavuga butumwa ni n'abahanuzi kandi murabizi ko yo nahamagaye abahanuzi sinzi mbere yuko ngenda wenda ndekuri imikoro Imana ishobora kuba hari ikintu ibazize ku mutima cyo kumbwira cyangwa se cyo kubwira abantu bakurikira Urugendo TV ariko nkuko mujya mubinsaba cyangwa se nkuko mujya mubivuga ngiye kubasaba batubwire nimero bakoresha ariko ndaza no kuzishyira hejuru kugira ngo bijye biborohera ushaka gusengana nabo ushaka kugira ikindi babaza mu byo twaganiriye urajya muri commentaire byandika ariko ushobora no kubahamagara kuri nimero zabo bagiye kuvuga ngewe Vedaste Ntakimana ni 078 45 45 533 subiremo 078 45 45
533. sinzi wenda niwe waje nyuma nimba mbeshyura umuhanuzi. Yego. Izanjye ni 078 32 84 23 kabiri. 078 32 84 23 kabiri. iyanjye ni Hamwe n'ibyo byose ariko aba bagabo nubwo nakomeje kubabwira ngo ni n'abahanuzi, sinzi nimba hari ikintu Imana ibatumye ku bwoko bwo ku Rugendo TV, ariko nimba gihari ntacyo barakivuga, kitanahari ubwo nabwo turuka hariya tuze hano udusengere. Hari ikintu Imana ihora ikimbwira buri munsi, irambwira ngo Imana irabakunda, irambwira ko imbere yanyu hari ibyiza byinshi, kandi irambwira ngo icya gatatu ntabwo bizanisha amagambo, urakora kugira ngo Imana mugendane. Kandi ntimugire ubwoba, ntimutinye, kandi umuntu wese ubwira ko Imana izakwica uzamubwire ko Imana atari bin Laden, itari Kaida, itari intera hamwe, Imana itari ingome, ni Imana y'urukundo. Amina. Nta bindi nongeraho njyewe. Buriya hari igihe umuntu avuga ikintu ariko ubu yahanuye. Navuze ngo igihe turimo ni igihe cyo kwegera Imana. Ayo niyo makuru dufite. Si igihe cyo gusubira inyuma, ahubwo ni igihe cyo kwegera Imana, kuko mu kwegera Imana kwawe uzabonamo igisubizo cy'ibyo ukeneye. Akoze cyane, reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Wemeye ko urugendo rubaho, ndetse natwe dutegurira umunsi kugira ngo tube turi hano turimo tuganira ndetse tunahugurana ku by'urugendo rujya mu ijuru. Turagushimiye kuko wabanye natwe, kandi muri iyi si tugenda duhura na byinshi bituremerera n'ibitugora, ariko muri byose turushaho kunesherezwa n'abadukunzi. Uhimbarizwe rero umwanya uduhaye, dusengeye abadukurikiye bose kugira ngo uhabwe umugisha n'Imana, kandi imbaraga zose zabarwanyaga Uwiteka barwanirire, yigaragaze nk'Imana ifite imbaraga, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, uhindure ibintu byose byanze guhinduka. Kandi twizera ko mu kuboko kwawe harimo imbaraga, harimo ububasha n'ubushobozi bibasha guhindura abantu n'ibintu kandi bigahinduka. Urakoze, tubisabye Imana tubishimira mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya Yesu. Mana, tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora, tuje kuvuga ineza yawe.